Murakoze. Nitwa Nyabyenda Jean Baptiste. Nkaba ndi umwarimu kuri groupe scolaire Gisozi, ishuri riherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu mujyi wa Kigali. Nifuze rero kurema iyi video ivuga kuri Google Classroom kugira ngo bisangize abarimu bagenzi banjye ndetse n'abandi bose bakunda ku accessing ibijyanye na resources za education, ku buryo iyi video yabafasha mu bijyanye n'imyigire n'imyigishirize y'ikoranabuhanga. Google Classroom ni imwe muri Google Apps dusanga kuri Google applications tubona, ikaba ikora ibijyanye n'imyigire n'imyigishirize bitandukanye nko gusetinga amakwizi, amaklase n'ibindi byinshi turi bubone. Kwijyaho nta kindi kintu gihambaye bisaba gusa kuba ufite Gmail account. Iyo ushaka rero kwijyaho ushobora openinga browser ya computer yawe. Browser ishobora kuba Microsoft Edge, Opera, biterwa n'iyo ukoresha zitandukanye. Hanyuma ushobora openinga browser yawe ukandikamo classroom.google.com. Iyo ni address ushyira muri browser yawe, hanyuma ukinjira muri Google Classroom. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, ushobora gufungura Gmail yawe ukajya muri email yawe muri inbox. Wagera muri inbox ugasangamo Google Apps uzirebera hano. Dufite utudomo 9 muratubona hano hejuru impande iruhande rw'ifoto yawe cyangwa se rwa account yawe ya Google. Utu tudomo 9 ni Google Apps. Iyo ukojejemo mouse uhita ubona munsi yanditseho Google Apps nk'uko mubibona, hanyuma ugakandaho. Iyo ukanzeho ubona ama applications ya Google menshi atandukanye, account, search, maps, play and so on. Ukamanuka ukajya gushakaho Classroom iherereye. Classroom ngiyi hano wayibona ugakandaho, ukayikanda kugira ngo utangire uyinjiremo uyaccessinge. Iyo uyikanzeho irifungura, hanyuma ugatangira kubona ama setting ya Classroom yawe ugomba kurema, ariyo agufasha. Reka dutegereze. Browser irimo irafungura Google Classroom. Nimara gufungura class yacu turahita dukomeza dusetingamo ibyo bari butubaze bijyanye n'ibyo tugomba nyine gusetinga muri class, nk'amazina, abanyeshuri n'ibindi. Iyo umaze gufungura Google Classroom, iyi apps umaze kuyopeninga, icyambere ubona screen interface imeze gutya, ikugaragariza amashuri waremye, ikakugaragariza aka kamenyetso ko guteranya kari impande ya Google Apps. Hanyuma aya mashuri wayeremye nk'uko mubibona, giye mfitemo amashuri abiri, ubwo nayo naremyemo nigisha. Harimo Senior 6 LKK na Senior 6 Hege. Ubwo aya niyo mashuri maze kuremamo. Kugira ngo rero urememo ishuri rishyashya, uza kuri aka kamenyetso ko guteranya. Murabona barakubwira ngo create or join a class. Kujoininga a class mu gihe uri umunyeshuri cyangwa se uri umwarimu, ushobora kujoininga classes imwe muri izi classes zaremwe. Ariko twebwe icyo dushaka ni kureba uburyo turema ishuri rishyashya. Ubwo niba ushaka kurema ishuri rishyashya, urakanda kuri create a class. Nukanda kuri create class, barakubaza using Classroom at school with students.
usome byose bakubaza, hanyuma utikinge hano kuri I have read and understood the above notice. Numara kuhavivura uhite ukanda kuri continue. Ukanda kuri continue, icyo gihe urahita ubona aho wuzuza, urahita ubona iyi screen interface yo kuzuzamo ibijyanye na class yawe ushaka kurema. Ngira ngo turabona ijambo create class, turabona class name, section, subject, room. Ushobora kuza ugasetingamo ibi byose barimo barakubaza, yaba class name, ushobora kurema urugero, ushobora kuvuga nti senior 4 LKK, senior 4, ahangaha ubwo ndahandikamo senior 4 mu rugero. Nawe ushobora kwandikamo izina ry'ishuri ryawe, hanyuma section LKK, hanyuma subject ni isomo wigisha muri iryo shuri uremye. Ngewe senior 4 muri iri shuri ndemye bya LKK nigishamo, reka mitemo ikinyarwanda. Hanyuma room ishobora kuba umubare w'icyumba umaze kurema. Ngiye maze kurema icyumba cya gatatu, iri ni ishuri rya gatatu ndemyeho hano. Wamara kuzuzamo izi zose data bakubaza gukora enye, ugahita wemeza kuri create. Iyo ukanze kuri create, ubwo ishuri rihita ryirema. Mu gihe rikirema murabona ko birimo birarodinga cancel na creating irimo irirodinga kugira ngo banjyane ku yindi etape ijyanye no kurema iri shuri. Ubona rero senior 4 LKK imaze kwirema. Nimba imaze kwirema, icyo gihe urahita ubona screen interface imeze gutya. Baraguha class code. Iyi class code niyo yayindi uha abantu bashaka kujoininga ishuri ryawe kurijyamo mu gihe bashaka kurijyamo. Turareba select theme, upload photo. Ushobora gushyiraho ifoto y'iryo shuri, kimwe nuko ushobora gushyiraho announcement cyangwa se ibyo ushaka kubwira abanyeshuri hano byose ukabishyiraho. Hano ni muri iyi room, byose ubisangaho iyo ushaka kugira icyo ubwira abanyeshuri cyangwa se nabo bagishaka kugira icyo bakubwira bo muri iri shuri. Ni ahangaha muri iki gice mubikorera. Ishuri ryacu rero ryamara kuzura nk'uku nguku, twamara kubyuzuza nk'uku nguku, tukabonamo ibi bice bine, ibi byumba twavuga bine bigize iri shuri, ari byo icyumba cya mbere ni stream, icya kabiri ni class work, ibya gatatu ni people, icyumba cya kane ni grades. Ibi byumba, icya mbere cya stream nta kindi nababwiye ko ari aho ucommunicatinganira n'abanyeshuri. Murabona ko hariho communicate with your class here. Aha noneho iki cyumba kindi cya class work ni icyumba kindi uteguriramo amawaka cyangwa se imirimo y'iryo shuri. Reka iki cyumba tukinjiremo turebe. Iki cyumba urabonamo aho uburyo ucreating ama assignment mu buryo butandukanye, aho ushobora gucreating ama assignment. Ahangaha kuri people ni abantu bari muri iryo shuri, bashobora kuba abanyeshuri cyangwa abandi barimo bagenzi bawe wese baribamo. Student, teachers and students nk'uko mubibona. Aha ni grades, ni ibijyanye n'amanota wenda waba wabonye mu bijyanye n'ama assignment wabahaye. Aha, reka twigire rero muri class work turebe uburyo twacreatinga assignment mu buryo runaka. Urakanda hano kuri create, barakubaza assignment, quiz assignment n'ibindi. Nimba assignment ushaka kurema ukandeho, nukandaho byopening byifungure gutya. Nibyifungura ube watangira gusetinga assignment yawe bitewe n'uburyo uyishaka.
wuzuze n'ibi by'amaklase, amanota, ibyo byose title nuyishyiramo nta kindi, urashyiramo title, hanyuma ushyireho instruction nazo zuzuzemo bitewe n'icyo ushaka kubwira abanyeshuri. Aya manota ari ku ijana, ushobora kuyagabanya, ushobora gushyiramo criteri, ukaba wagira gute wasetingamo umubare w'amanota yawe ajyanye n'iyo assignment uteguye. Hanyuma due date ukarebaho, nimba ushaka gushyiraho igihe ntarengwa cyo gusubmitinga iyo work ukaba washyiraho. Hanyuma topic, ushobora gushyiraho topic cyangwa se ntuyishyireho bitewe n'icyo ushaka kuvuga. Hanyuma warangiza ugakanda kuri create. Nukanda kuri create barakubaza iyi assignment urashaka kuyiremera mu buhe bwoko bw'izi sheet. Ni muri docs, ni muri slide, ni sheet, ni drawing cyane forms. Nimba ushaka openinga imwe muri izi apps kugira ngo uyifashishe mu kurema iyo assignment yawe. Nkanjye ubwanjye mpisemo Google Forms. Google Forms ni nyikandaho, ndatangira ngende setting ibibazo muri iyi form, ndayiha title, iri openinga, nimara ku openinga nyihe title ni iyo assignment yawe ushaka kurema, ubundi utangire ugende settinga ibibazo. Ndaje rero turebe gato nimara ku openinga neza uburyo ukoresha usettinga ibibazo. Niyo assignment yawe. Wamara gushyiramo title, ugashyiramo ibibazo, ugatangira ugasettingamo ibibazo bitewe n'uburyo ubishaka. Ugatangira ukagenda usettingamo ibibazo bitewe n'uburyo ubishaka. Katurebere hamwe ibijyanye no gusettinga ibibazo uko ubikora. Ubwo ngubwo wamara kwa ifomu kuya-activate utangiye gusettinga ibibazo, murabona ko ikubaza ifite amabusyo menshi. Urajya kuri add question, ushobora kubona import question, ku-importinga ibibazo naho uba warabisize. Hanyuma ukabona add title, description, add image, add video, ushobora kwadinga video n'ibindi. Ushobora ku-importinga ibibazo aho wabisize bikaza ubifitemo, hanyuma ukabyongeramo. Reka turebe, uramutse ukanze kuri import questions baraguha aho wabitse ibibazo, hanyuma ugende ugira gute ubizana ubishyiramo. Nkubampaye amafomu yose nabitseho ibibazo, ubu ni uburyo bwo kongeramo ibibazo. Ariko udashaka kongeramo ibibazo gutya, ushobora no kugira gute, ushobora no creatinga ibishyashya. Hari uburyo bwinshi Google Forms guteganyiriza bwo kuzuzamo ibibazo bishyashya, ibibazo bishyashya mu buryo bunyuranye. Hanyuma ubwo buryo butandukanye ukaba ari bwo ukoresha. Video yindi reka iyi tuyisoreze hano. Video yindi tuzakomeza tureba uburyo butandukanye bwo gusettinga ibibazo, n'uburyo ushyiraho amanota, n'uburyo ukosora, ndetse n'uburyo usharinga link. Agace ka kabiri k'iyi video kazaza kerekana uburyo usharinga link umaze kurema, uyisharinga ku banyeshuri bawe kugira ngo babashe kwaccessinga ibibazo. Murakoze, tuzakomeza ubutaha ku gice cya kabiri cy'iyi video. Imana ibarinde.